Mbahaye ikaze kuri Bivabi Lens. Iki ni igisata cy'amakuru, ni news. Ndagushimiye wowe ukoze subscribe kandi nawe utarayikora ndagusabye. Hanyuma rero banyarwandakazi, amakuru agezweho nuko RIB imaze guta muri yombi abantu bagera kuri 17 barimo 10 b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge n'ibiribwa Rwanda FDA hamwe n'abakorera RSB Rwanda Standard Board n'abandi bayobozi b'uturere. Nkuko mubibona aho ngaho kuri screen zanyu, iyo video ntoya mureba, abona nibo bayobozi RIB imaze guta muri yombi, bagiye guhatwa ibibazo, bagiye kubazwa ku kibazo cy'ifungwa, ku kibazo cy'inganda n'ibiribwa n'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge byahawe abaturage. Reka tubanze dusomere itangazo. Rwanda Investigation Bureau RIB ikizanze itangazo kuri wa 13 nyuma y'amasaha ashize. RIB ku bufatanye na polisi y'igihugu berekanye abantu 12 barimo abakozi 10 bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti, kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti Rwanda FDA, 3 bo mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB, n'abakozi mu nzego z'ibanze batandukanye mu turere twa Gisagara na Karongi. Abakozi b'ibigo byavuzwe bakurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, aho bakekwa kuba baragize uruhare mu itangwa ry'ibyangombwa ku nganda zikora ibiribwa n'ibinyobwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Naho abayobozi mu nzego z'ibanze bo bakaba bakekwaho kuba ibyitso ku cyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha. RIB na polisi barashimira abakomeje gutanga amakuru y'ahakigaragara ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, inasaba abaturage kwirinda kubinywa kandi inaburira abayobozi mu nzego zitandukanye kudakoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, kuko bigira ingaruka ku buzima rusange bw'igihugu n'abaturage. Iyo ni RIB itangaje ibyo ifatanyije na polisi y'u Rwanda. Aba nibo mureba mu masikrini yanyu, nibo batawe muri yombi, abantu batari bakeya. Ni akazi gakomeye cyane RIB na polisi baba bakoze, nk'uko imihuri yo gufunga inganda zikora bizwi nk'ibyuma, nk'uko bakemeza babivuga Karamutesikobe, ntabwo byari gusiga ubusa, byagaragaraga kuko hari n'icyuho kandi hababayemo uburangare bukabije bushobora guturuka ku bindi bintu, izindi mpamvu runaka batarahamywa n'urukiko. Natwe tutemerewe kuvugaho cyangwa guteraho komenti, kuko ntabwo twemerewe guteraho komenti ku muntu uri gukurikiranwa n'urukiko atarahamywa icyaha cyangwa ayoboye. So rero niyo mpamvu RIB nayo yabyinjiyemo, reka natwe tubiharebere. Wibutsa gutanga igitekerezo cyawe muri comment, cyangwa se gushimira RIB niba ubona iri mu kazi kayo neza nk'uko bikwiriye. Ikindi kandi nkwibutsa gukanda like, subscribe na share, kandi nihagira ikindi gishyashya kugera kuri iyi nkuru turakibazanira ku gihe. Iyi ni Bivabi Lens, igisata ni icy'amakuru, news. Murakoze cyane, mugira amahoro. Nshimira abakoze subscribe, muri abantu b'abagabo cyane. Ciao.